Tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2024 ni itariki ntarengwa yo kwishyura avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu abakora ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se abafite ibinyabiziga bikora ubucuruzi n'abandi bakora ibikorwa bibyara inyungu bose baributswa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro kumenyekanisha uyu munsi bakishyura avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu hakiri kare mbere y'uko itariki ntarengwa igera. Iki ni cyo gihe cyo kuyibara ikamenyekanishwa ndetse ikishyurwa. Iyi tariki kazajya kugera byose byarangiye. Avance y'ibihembwe ibarwa ku buryo hafatwa ku bacuruzi basanzwe. Umuntu afata igicuruzo umusoro yishyuye umwaka ushize akawugabanya n'igicuruzo cy'uwo mwaka w'ubushize agakuba ikibonetse akagikuba n'igicuruzo cy'amezi 3 abarwa mu igihembwe nyine, kuko iyo tuvuze amezi 3 nyine ni yagize cya gihembwe turimo tuvuga cya kabiri aricyo kigizwe n'amezi ukwa 4 ukwa 5 n'ukwa 6. Muzi yuko igihembwe cya mbere kiba kigizwe n'ukwezi kwa mbere ukwa 2 ukwa 3. Ubwo rero igihembwe cya kabiri kigizwe n'amezi ukwa 4 ukwa 5 ukwa 6, hanyuma igicuruzo cyabonetse rero muri ayo mezi 3 nicyo dukuba na wa mubare twabonye igihe twagabanyije umusoro w'umwaka w'ubushize ari wo mwaka wa 2023 ugabanyije n'igicuruzo cy'umwaka wa 2023. Ubwo ukaba ubonye umusoro ugomba kwishyurwa ku gihembwe. Ubwo igihembwe cy'umuntu wakoze mu 2023 cyatangira kubarwa mu kwa mbere ukwa 2 n'ukwa 3, akaba aricyo gihembwe cya mbere. Igihembwe cya kabiri kikaba gifata ukwezi kwa 4 ukwa 5 n'ukwa 6. Igihembwe cya gatatu kigafata ukwa 7 ukwa 8 n'ukwa 9. Icyanyuma rero ari nacyo dutangamo icyo twita balance cyangwa solde kifata amezi ukwa 10 ukwa 11 n'ukwa 12. Kumenyekanisha iyo solde bikaba mu kwa 3 ku mwaka ukurikiraho. Buri gihe rero buri gihembwe uko kirangiye umusoreshwa ahabwa amezi 3 yo gutegura imenyekanisha. Dufashe nk'urugero rw'iki gihembwe turimo cya kabiri, usora afite itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umusoro ku itariki ya 30 z'ukwa 9 k'uyu mwaka wa 2024. Ariko twumve yuko kubera ko igihembwe gifite y'amezi 3 ava mu kwa 4 akageza mu kwa 6, ubwo usora abafite ukwa 7 ukwa 8 n'ukwa 9, ayo mezi yose uko ari 3 ari ugutegura imenyekanisha. Nkuko rero nari nabikomojeho na mbere, kubera ko umusoro twavuze ukubarwa nababwira ko ari formule iri muri systeme. Ntabwo usora asabwa kujya gukora ibitabo by'ibaruramari ngo ateranye akuremo agabanye kwa kundi twaye tubivuze. Ni formule iri muri systeme, w'icyo asabwa no gushyiramo gusa igicuruzo yabonye muri ya mezi 3 agize igihembwe nari mvuze, bityo agahita abona umusoro agomba kwishyura. Ku bantu bafite ibinyabiziga ari nabyo bakomoraho inyungu zisoreshwa, bo ntibasabwa ibintu byinshi. Ntibasabwa kubara umusoro kwa kundi nari mbivuze ngo bafate umusoro wishyuwe umwaka ushize bagabanye n'igicuruzo cy'umwaka ushize bakube n'igicuruzo cy'iki gihembwe, ahubwo bo hagendewe ku bushobozi bw'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo tonage cyangwa se uburemere ikinyabiziga kibasha gutwara kuri bya binyabiziga bikora transport y'ibintu, harebwa ubwo bushobozi bw'icyo kinyabiziga hakagenwa amafaranga cyishyura buri mwaka. Naho ku binyabiziga bitwara abagenzi harebwa ubushobozi bw'ikinyabiziga mu buryo gitwara abantu, imyanya gifite muri iyo modoka ifite imyanya ingahe, noneho hakagenwa amafaranga icyo kinyabiziga kizajya cyishyura ku mwaka. Ayo mafaranga rero yagenwe ikinyabiziga cyishyura buri mwaka niyo dufata iyo tujya kwishyuza ibihembwe, niyo dufata tukayagabanya n'inshuro enye, kuko nkuko mwabyumvise ibihembwe dufite ni 4. Iyo tumaze kuyagabanya inshuro enye tumenya ngo buri gihembwe cya kinyabiziga bitewe n'ubushobozi bwacyo cyakwishyura amafaranga angahe buri gihembwe.
Usibye nk'abasora banini n'abaciriritse bamenyekanisha umusoro hifashishijwe za mudasobwa, hari abasora bato cyane bamenyekanisha hifashishijwe telefone. Aba bo basabwa kubanza kwiyandikisha. Hari kandi abasora bamenyekanisha umusoro ku nyungu wa 0 mu kwezi kwa gatatu 2024 kubera impamvu zitandukanye. Ese aba nabo barebwa no kumenyekanisha no kwishyura avance ya kabiri y'umusoro ku nyungu? Iyo hari umuntu wamenyekanishije umusoro ku nyungu wa 2023 cyangwa umwaka wabanje mu bihe byose bisigaye, biba byoroshye yuko agenda amenyekanisha ibyo bihembwe akishyura umusoro nk'uko bikwiye. Ariko hari abantu bigiza nkana bakaba batamenyekanishije umwaka washize kandi barakoze. Mwumvise ko dutangira twavuze yuko abantu bose bakoze ibikorwa bibyara inyungu kandi koko bakabona inyungu bakishyura umusoro, basabwa kugenda bishyura umusoro buke buke muri ibyo bihembwe. Impamvu yabyo niyo twaheraho kugira ngo mwumve uburyo mu by'ukuri n'abangaba batabikoze ku bushake nabo baba bihemukira. Impamvu usora yishyura mu bihembwe ni uko tuba tugira ngo agenda agabanya umutwaro ukomeye uremereye wazatuma yishyura amafaranga menshi cyane uwo mwaka turimo urangiye. Nk'ubu dufashe urugero, uyu mwaka wa 2024 murumva ko turimo tuvuga tuti abantu barishyura igihembwe cya mbere, bishyuye icya kabiri, cya gatatu, cya kane. Ariko mwana bivuze neza ko ari avance, ni umusoro fatizo ugenda wishyura. Umwaka wasoza ukawuheraho ukishyura hasigaye iyo wabonye inyungu nyinshi. Kandi ngira ngo muri principe z'ubucuruzi cyangwa z'imirimo dukora, nuko umuntu iyo akora uyu munsi abateganya no gutera imbere mu mwaka utaha. Uyu mwaka ukagusiga ufite aho uhagaze, ariko umwaka utaha ukasiga wongeye kuzamura inyungu. Birashoboka rero cyane yuko umuntu aba yarungutse makeya muri 2023, 2024 akunguka kurushaho. Ibyo rero biba byaratumye uko agenda yishyura make make umwaka urasoza ugasanga nibura afite ubushobozi bwo kwishyura yayandi asigaye. Iyo dusanze yari afite igicuruzo, ashobora kudeklara 0 kandi yari afite igicuruzo cyatumaga agomba kuba afite inyungu zisoreshwa. Uwo rero nawe biramureba. Mu by'ukuri icyo asabwa ni ukugira ngo akosore ryamenyekanisha rya 0 yakoze, narangiza yishyure umusoro w'igihembwe kubera ko yabonye inyungu. Ni ukuvuga yakosoye agashyiramo byacurujwe, akakuramo ibyatunze umwuga arizo dépense, icyo asigaje aba ari inyungu akakibaraho umusoro. Hari abantu byagaragaye ko bicecekera ntibamenyekanisha umusoro ku nyungu babonye. Hari kandi n'ababikora ku munota wa nyuma ugasanga ntibikunda. Aba bose baributswa ko bakwiye kubikora birinda ibihano birimo amande n'inyungu z'ubukererwe ku bibazo bishobora kuvuka ku munota wa nyuma bigatuma batamenyekanisha ngo banishyure uyu musoro. Twabonye ko hatangwa amezi 3 kugira ngo abantu bategure imenyekanisha. Kandi twabonye ko muri iyi misoro y'ibihembwe ntabwo bisaba ko ukora ibaruramari. Ni ugufata gusa igicuruzo cyawe ukagishyira muri systeme igahita ikubarira umusoro. Ibyo namwe mu byumve, ayo mezi 3 mu by'ukuri umuntu aba afite, ntiwaburama iyo saha imwe cyangwa amasaha 2 yo gukora icyo kintu kugira ngo wirinde yuko uzagera umunsi ukererwa ugacibwa ibihano. Nge nkumva rero mu by'ukuri ibihano nubwo byagabanyutse, inyungu z'ubukererwe zikagabanuka, ariko byari bikwiye ko n'abantu batangira kubyumva ko bijyanye n'icyizere n'imyumvire abanyarwanda twizeye ko bafite, bagomba gukora ikintu mu gihe cyacyo kandi bakagikora neza. Ariko kumenyekanisha imisoro ahangaha twari turimo tuganira, bityo rero numva nta mahirwe mu by'ukuri menshi aba ahari yo gukuraho bya bihano. Ariko ibihano iyo bigiyeho, mwibuke ko mu by'ukuri iyo duteganya na business iyo ziteganya ibyo ziteganya zose mwiteganya bikorwa byabo, ntago bateganya aya mafaranga y'ibihano. Bacuruzi namwe mukora ibindi bikorwa bibyara inyungu, mwumvise ko itariki ntarengwa ari tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2024. Ni mu bikore hakiri kare rero, mwirinde ko mwagwa mu bihano. Aho mubonye bibagoye mwiyambaza ikigo cy'imisoro n'amahoro hakiri kare. Mushobora kuduhamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.